sasa rero kuba duherukana kuri episode ya 3 duherukana bano basirikare bamaze gutera ibyo barimo babihagarika nyagasani Mana barimo barabihagarika kugira ngo bidakomeza kurasa bari abana b'abakobwa ngo babe bapfira muri iriya nzu. Duherukana bari abana b'abakobwa bahamagaye igisirikare cya leta gikomeye cyane, igisirikare kiri mu mihanda nyagasani, kiri mu ishyamba cyamaze kuza gihetse ibitwaro bya kirimbuzi. Turabona baracyamagara atari kuko bikimuta ari kubanguka ariko tugiye gupfa. Oh my God, tugiye gupfira muri iri shyamba barimo bararasa cyane n'abasirikare banyu bagiye gupfa nabo. Ibyebe n'ibyinshi mugire vamo banguke. Ako se warekewe batananga no kuza ubundi ugurumva bari buze muri iri shyamba tugiye gupfa nabi. Ndeka ntuharatiri mu banguka dore tugiye gupfira hano mu ishyamba kandi ahantu twagize nta nubwo tuhazi. Upfa ariko wivuga amabanga yawe yose wacyanawe. Ntabwo uzi ko turi mu Bushinwa, ntabwo uzi ko hano turi atari iwacu. Mu banguka rata, mu banguka tugiye kwipfira. Agakobwa kagize ubwoba. Oh my God, n'amarara atakaye. Abasirikati we songa mbere twagiye sha. Dore umwana w'umusirikare ukuntu amanuka, wamubonye ariko dore ikirenge. Reba umwana tugende we songa mbere twagiye tujye gutabara abana b'abakobwa nyagasani Mana. Abasirikare bawutotera ishyamba. Dore ukuntu umwana w'umusirikare agenda ariko reba imbunda ukuntu aba yayifashe. Ariko ubundi ni ukubera uriya musirikare yafashe hariya. Uzasobanuza ikindi gihe, ntabwo ushaka kubasobanurira. Dore umwana w'umusirikare ukuntu amanuka ku rugamba ariko agiye gutabara. Iyo twambaye turi ku rugamba dore ukuntu tugenda tumeze sha. Wabibonye ariko reba umwana w'umusirikare bageze imbere babakubitanye n'ikihebe. Iri shyamba barimo nabwiye ko ririmo ibyihe byuzuye. Abasirikare babibonye dore umuriro utangira gusohoka. Nyagasani Mana, ishyamba ririmo ibyibe byinshi. None bataranagerayo ibyibe bisi bibafatira mu nzira, batangiye kurwana nabo. Reka dusoreze kuri aka ngaka. Ciao na hejo.